Nejenjwe n'Imana umutima
imana ikomeye bamwe biringiye amagare n'amafarashi abandi biringiye ibigirwamana byabo ariko twebwe imana twiringiye Data bakundwa banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubu n'amahoro biva ku Mana Data bibane namwe. Reka tubanze dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Mana Data twese turagushimiye, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye ukomeza kutugaragarira uko bwije nuko bukeye icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka Mwuka wawe wera adushobeze kumva ndetse no kumvira ijambo ryawe ibyo ritubwira kuri kubane natwe muri twese twizeye mu izina ryawe. Amen. Bene Data bakundwa banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubu n'amahoro biva ku Mana Data twese bibane namwe. Ndashima Imana ikomeje kuturinda kandi ikaduha n'uburyo bwo kumva ijambo ryayo kuri uyu wa 21 Kamena 2020. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ari ryo tugiye kuganiraho riboneka mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomeresha kwizera n'urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Bakundwa bene Data, intego y'iri jambo tugiye kuganiraho nayihaye umutwe ugira uti ububiko buzima bw'ubugingo bwacu. Mpereye gatoya kuri izi nzandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ndagira ngo ducemo mu ncamake gatoya kugira ngo tubashe kumva imvo n'amavuko yuko Paulo na Timoteyo bahuye. Izi nzandiko zombi ari urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ni inzandiko yamwandikiye mu gihe yari ari mu rugendo rwe rwa kabiri rw'ivugabutumwa, kumwe yagendaga avuga ubutumwa bwiza. Nibwo yahuye na Timoteyo ahitwa Listira mu ntara ya Galate, ubu ngubu ahitwa Turukiya. Kuva icyo gihe Timoteyo yatangiye guherekeza Paulo mu ngendo ze, ndetse Paulo akamutuma ku matorero gukemura ibibazo bimwe na bimwe byabaga byahabonetse. Ibi ngibi tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Niho hagaragara uko Paulo yahuye na Timoteyo bagakomezanya urugendo rw'ivugabutumwa. Uru rwandiko rwa kabiri rero Paulo yarwanditse mu gihe bari baramufashe baramufungiye i Roma azira ubutumwa bwiza. Ari muri gereza rero nibwo yatekereje kwandikira Timoteyo amagambo amukomeza, amwandikira urwandiko rukubiyemo kwihangana kubera ingorane zari zimutegereje, kandi yumva ko
nawe ibyo yahuye nabyo agafungwa. Timoteyo ashobora kubibona agacika intege nk'umuntu wari warigiye ku birenge bya Pawulo bavuga ubutumwa bwiza. Nk'uko twabisomye uhereye ku iki gice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, Pawulo yanditse amagambo akomeye yibutsa Timoteyo kwizera kutaryarya yamubonanye, yongera kumwibutsa impano imurimo ari ryo jambo ry'agakiza, yuko atagomba kwipfukirana ahubwo agomba kuyireka ikaka akayikoresha icyo yayimugeneye. Niyo mpamvu yamwandikiye aya magambo amuhumuriza kugira ngo akomeze umutima we, hato ataza kugira ubwoba bw'uko ahari nawe yazafungirwa ubutumwa bwiza. Muri iki gice kw'imirongo ibanza yamwandikiyemo n'irindi jambo rikomeye cyane, amwibutsa ikintu gikomeye cyane, amubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ngo ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amubwira aya magambo, amubwira yuko adakwiriye gucika intege. Yenda Timoteyo we yari gutekereza ati se Pawulo ko afungiye ubutumwa bwiza, kandi ubu butumwa bwiza ariko nanjye ngiye gukomeza, ese ngiye ntazamfuga? Ariko Pawulo amwibutsa imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, aramubwira ngo ntabwo ukwiye gucika intege, ahubwo uzirikana imbaraga twahawe ko ari imbaraga z'urukundo no kwirinda, ziduhesha gukomeza uyu murimo mwiza twatangiye. Ku murongo wa 12 Pawulo yakomeje kugenda amubwira amagambo akomeye, aramwandikira ngo kuko azi uwo yizeye uwo ari we, ngo kandi azi neza ko ashobora kurinda ikibitsanyo yamubikije kugeza ku mpera y'isi, bivuze kugeza igihe Yesu azagarukira. Amwandikira amagambo amubwira ngo icyo kibitsanyo ntumve ko uri wenyine, uri mu mwanya wawe wenyine ari wowe ugomba kukirinda, ahubwo hari izindi mbaraga zizagushyigikira, arizo mbaraga z'ubutumwa bwiza yari yaramusigiye. Reka tugaruke ku ijambo ikibitsanyo kugira ngo tubashe kumva iri jambo neza. Ikibitsanyo mu buzima busanzwe ni ikintu umuntu wese ashobora kuguha ngo umubikire, nicyo gisobanuro cy'ikibitsanyo. Ariko iyo tuvuze ikibitsanyo ku bakristo cyangwa ku bantu bose bizeye Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19 ravuga ngo nyamara ngo dufite ijambo ryahanuwe, ngo rirushaho gukomera, kandi ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, ngo kuko ngo rimeze nk'itabaza, ngo rimurikira ahacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izagarukira mu mitima yacu. Iri jambo ni ijambo rikomeye, rigaragaza yuko ikibitsanyo twabikira ari ijambo ry'Imana, ari ijambo rikomeye, ngo nyamara turushaho gukomera kubw'ijambo ry'Imana. Rero ikibitsanyo twebwe twabikijwe bene data ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana nibyo ryavuyemo ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bwiza bukaduhesha ubugingo buhoraho. Ari nayo mpamvu nifuje ko tugaruka kw'iri jambo ngo ububiko buzima bw'ubugingo bwacu. Ijambo twabikijwe ryaduhaye ubugingo buhoraho muri Kristo. Iryo jambo niyo mpamvu dukwiriye kurikomeza. Hari ijambo ryanditse Pawulo yivugiye aravuga ngo ubwo ndi muri wowe Yesu, ubugingo bwanjye ni wowe ubufite. Bishatse kuvuga ko ubwo turi muri Yesu Kristo, ubugingo bwacu ni wowe ubufite. Niyo mpamvu ikibitsanyo cy'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana ryaduhaye ubugingo muri Kristo Yesu, dukwiriye kuribika ndetse tukarikomeza. Hari ingero zimwe na zimwe zigaragaza uburyo ki ijambo ry'Imana ari ryo tugomba kubikamo ubugingo bwacu, kuko ijambo ryavuzwe n'Imana ari ryo riba rifite imbaraga ku bugingo bwacu. Yobu igihe yasabwaga na Satani, Imana yaramubwiye ngo utware ibye byose ubutunzi ubujyanye, ariko ikintu Imana yamwimye ikagisigarana gikomeye ni ubugingo. Na Yesu agiye ku musaraba yaravuze ngo data ubugingo bwanjye mushyize mu biganza byawe.
Petero nawe agiye gupfa aravuga ngo Mana nta handi nashyira ubugingo bwanjye uretse mu biganza byawe. Niyo mpamvu aba bombi n'iri jambo ry'Imana bagarukaga ku kintu cy'ubugingo. Ibi bintu tubona mu isi nabyo bifite ibyabyo, ariko ikintu cyitwa ubugingo bufitwe n'Imana yonyine, kandi kugira ngo bubashe kubaho nta nkomyi dukwiriye kuburindira mu ijambo ryayo. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2 bagaragaza amahirwe abayuda barusha abandi. Haranditse ngo abayuda babarusha muri byose. Icyambere ngo nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Bene data, twebwe natwe abakristo twabikijwe ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana niryo ryagize imbaraga zo kuduhindura abana b'Imana tukabona ubugingo buhoraho. Ngarutse ku gice cya 14 ku murongo twasomye hagaragaza uburyo ki ngo icyo kibitsanyo ari ryo jambo ry'Imana ryaduhaye ubugingo buhoraho, ngo dukwiriye kukirindisha umwuka wera uturimo. Byumvikana yuko umwuka wera adufasha kurinda ikibitsanyo twahawe iryo jambo ry'Imana. Ikindi gikomeye cyane ijambo ry'Imana rivuga ku mwuka wera ko bigaragaza ko ari we koko udufasha kurinda ikibitsanyo twahawe. Yohana 14 mutumwa bwiza bwa Yohana 14:26 haravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye byose. Byumvikana yuko mwuka wera ari we utwibutsa ijambo ry'Imana, ari we utwibutsa yuko hari ikibitsanyo gikomeye ubuzima bwacu bushingiyeho nk'abakristo, ari ryo jambo ry'Imana Imana yatubikije. Akandi kamaro ka mwuka wera ku bijyanye n'iby'ubu bugingo, mwuka wera ashinzwe kuturindira ubugingo bwacu. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe, buri muntu wese wizeye Kristo w'umukristo afite ikibitsanyo yabikijwe, ari ryo jambo ry'Imana ryamuhesheje ubugingo, umuntu wese. Kandi icyo kibitsanyo gikubiyemo ijambo ry'Imana gikubiyemo n'irindi sezerano rikomeye ry'uko tuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Iryo sezerano rero niryo rituma muri urugendo rw'ubuzima tugomba gukomera ku ijambo ry'Imana kugira ngo ubugingo bwacu kuri wa munsi Yesu azagarukiraho tuzabashe kubana n'Imana tudakiranirwa imbere yaho, ubwo dukiranutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana. Byumvikana yuko tutabasha kurinda ubugingo bwacu twebwe mwuka wera w'Imana adahari, ahubwo mwuka wera w'Imana icyadufasha ni ukurindira ijambo ry'Imana muri twebwe kugira ngo tubashe kuzagera ku isezerano Imana yatubwiye ryo kuzabana nayo kuri wa munsi. Ushobora kuba uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, umunyamasengesho, umuhanuzi ndetse n'umudiyakoni, cyangwa n'undi wese ufite impano Imana yamuhaye akoresha umurimo w'Imana. Ariko muri ibyo byose hari ikintu dukwiriye kuzirikana, umuntu ku giti cye akakizirikana, kuko icyo kintu nitukizirikana kizatuma tubasha kugera ku bugingo buhoraho Imana yadusezeranije. Icyo kintu rero nta kindi ni ijambo ry'Imana, aribwo buzima dukwiriye kubamo, aribwo buzima dukwiriye kuba turi kugenderamo n'iyi minsi. Kuko ikibitsanyo gikomeye muri ibyo byose navuze, ushobora kuba umuhanuzi n'undi muntu wese, ariko ikintu gikomeye dukwiriye gushingiraho bene data ni ijambo ry'Imana, kuko iryo jambo ry'Imana nibwo bubiko buzima buzatuma tubasha kubaho nk'uko Imana ishaka. Zaburi y'119 umurongo w'105 hagaragaza uburyo ki ijambo ry'Imana rikwiriye kugwira muri twebwe. Haranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo twagakwiriye kuba tugenderaho. Uyu yaravuze ngo ni itabaza ngo rimurikira ibirenge byacu. Niyo mpamvu dukwiriye kuryitaho tukarigenderamo nk'uko Imana ishaka.
muri iyi zaburi umurongo wa 11 Dawidi we yavuze ikintu gikomeye cyaka ko turi buze no gusorezaho. Aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Mu ijambo ry'Imana niho honyine dushobora kwisuzumira tukamenya koko niba turi gukora iby'Imana ishaka. Dawidi yaravuze ngo nta handi yabikira ijambo ry'Imana, ni mu mutima we. Ikintu wabitse ku mutima urakizirikana, ikintu wabitse ku mutima ubasha kukibuka igihe n'igihe, kuko ari ikintu cyakoze ku mutima wawe. Bene data bakundwa, nubwo turi muri ibi bihe bikomeye, imirimo ishobora guhagarara, ibindi byose bigahagarara, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rishobora guhagarara. Ijambo ry'Imana ntabwo ryo rizabuzwa kuvugwa nubwo byagenda gute. Imana yo ifite uko ibigenza, tukumva ijambo ryayo nk'uko dukwiriye kuryumva. Bene data rero, nubwo turi muri bihe bikomeye, nubwo turi mu bihe yenda tutari guterana nk'uko byari bisanzwe, ariko ikintu kimwe ijambo ry'Imana ribashije kutwibutsa uyu munsi nuko ubugingo bwacu tudakwiriye kububika ahandi, ahubwo ikibitsanyo twahawe ari ryo jambo ry'Imana ridufasha kugira ngo tubike ubugingo bwacu mu ijambo ry'Imana, ari ryo ryonyine tubasha kubaho twaba turibyindiyemo. Ni mu ijambo ry'Imana ryonyine twarindira ubugingo bwacu kugira ngo tubashe gukomeza kubaho. Mureke dusenge. Mana Data, tugushimiye yuko ari wowe Mana ikomeye kandi yambaye, kandi tugushimiye ko ijambo ryawe ari rizima, kandi ko utabura uko utubwira ijambo ryawe no mu bihe bikomeye. Tugushimiye kuri ijambo ryawe twumvise. Reka Mana uduhe imbaraga zo gukomeza kugendera mu ijambo ryawe, udushoboze, twisabe twizeye mu izina ryawe. Amen.